Hello guys, nitwa Nana, ntuye mu Gatenga, nkunda kumva Ikosora Radio Online. Stay tuned. Umunyemari w'icyamamare Zari Hassan uzwi ku mbuga nkoranyambaga nka Zari The Boss Lady yibukije bagenzi be b'igitsina gore ko ku munsi w'abakundana Saint Valentin atari umunsi wo guhabwa impano gusa, ahubwo ko nabo bagomba gutekereza ku mpano bazaha abakunzi babo. Mu butumwa yatangaje, Zari yavuze ko ku itariki ya 14 Gashyantare 2025 abagore badakwiye gutegereza gusa impano zituruka ku bagabo babo, ahubwo bagomba no gutanga izabo. Yagaragaje ko uyu munsi ukwiye kuba uwo gusangira urukundo no kwereka abakunzi babo ko nabo babitayeho. Yagize ati, kenshi abagore bumva ko Saint Valentin ari umunsi wo kwakira impano, nyamara ukwiye no gutekereza ko impano bagenera abakunzi babo, gutanga no kwakira bigomba kujyana. Niko Zari yagaragaje mu butumwa bwe. Ibi Zari yabitangaje mu gihe abantu benshi ku isi bizihiza uyu munsi mu buryo butandukanye, aho bamwe bagenera abakunzi babo impano zitandukanye zirimo indabo, amashusho, imyenda n'ibindi. Ubutumwa bwe bwakiriwe neza n'abakunzi be ku mbuga nkoranyambaga, aho bamwe bamushimiye kuba yibukije abagore uruhare rwabo muri ibi birori by'urukundo. Zari Hassan ni umwe mu bagore bazwi cyane muri Afurika kubera ibikorwa bye by'ubucuruzi, imideli ndetse n'uburyo akoresha imbuga nkoranyambaga mu gutanga ubutumwa butandukanye. Ubutumwa bwe kuri Saint Valentin bwakomeje kuba impaka, bamwe bemeza ko ari ukuri, abandi bagaragaza ko buri muntu agira uko ayizihiza bitewe n'imyumvire ye. Hello guys, nitwa Nana, ntuye mu Gatenga, nkunda kumva Ikosora Radio Online. Stay tuned.